zirihuza abana bato baraho bambara ubusa bakajya ku muhanda bakambara ubusa wambara ubusa ararata iki undi adafite twese tudafite ko kwambara ubusa ntabwo kwambara ubusa nta dini iribaho ryo kwambara ubusa nta muryango ubaho kwambara ubusa ariko burya kwambara ubusa ntabwo ari bwa busa burya bambaye ubusa no mu mutwe. Turabasuhuje abakurikiye Z News Rwanda aho muherereye hose ku isi, mwiriwe mwaramutse bitewe n'igihe ubone iki kiganiro cyangwa bitewe n'umugabane waba uherereye ku isi. Abari muri Amerika turabasuhuje cyane, muradukurikira za Canada, mu bice by'i Burayi, muri Aziya hose turabasuhuje cyane. Uyu munsi rero twagize amahirwe, turabyita amahirwe ko gufatisha pastor, tubifata nk'amahirwe twebwe b'abasore, abantu b'urubyiruko, nubwo ngiye reka imyaka y'urubyiruko nayirenza, ariko iyo ndi imbere ye mbo urubyiruko. Turakwakiriye pastor. Murakoze. Murakoze. Amakuru pastor. Amakuru ni meza. Umwaka mushya. Namwe. Mwari muri aha ariko. Meze neza. Pastor, ejo hari muhango wo gusengera igihugu. Nzi yuko utajya uburayo. Wari uri icyo gihe? Nariyo. Byari byifashe biti? Byaciye kuri televiziyo. Byari bimeze neza, abantu bari benshi. Kirere cyari gisusurutse. Magambo yavuzwe yari meza nuko. Pastor, umukuru w'igihugu yanenze urubyiruko cyane. Ntabwo ari cyane ari? Cyangwa urubyiruko. Ntabwo yaravuzeho ikintu kimwe gusa, ntabwo yanenze ibintu byinshi, nuko nyine iyo bavuze ibyigondo imihorera arakara. Akantu gato yavuze ku rubyiruko, kandi nako nta kantu umuntu wese yanenga. Uko ibyo yavuze, ibikorwa by'uriya muntu, byo yavuze by'abantu biriya, ibyo byose nta muntu mukuru wabikora, ni umuntu, ni urubyiruko yavugaga. Uravuga ibihe? Byo kwambara ubusa. Kwambara ubusa? N'abakuru basigaye babwambara. Iyi ni isi y'abakuru n'abato, byose byavangiwe. Ariko icyo yavuze ni uko mbere y'uko umuntu yambara ubusa hanze, arabanza akambara ubusa mu mutwe, kandi ngira ngo niko bimeze, kuko nta wambara ubusa atabitekereje. Ubwo wambara ubusa aba yambaye ubusa no mu bitekerezo, ariko nta kindi kintu kinini yabivuze. Pastor, iyo witegereje, ubundi Bibiliya iravuga iti mutoza abana inzira nziza bazakuriramo. Ese iyo ugiye kureba koko ibikorwa by'urubyiruko, hari uko kwambara ubusa, hari ubusinzi, tugenda tubibona. Ese koko buriya ikosa n'urubyiruko gusa cyangwa n'ababyeyi harimo n'uburangare? Ni bombi, ariko igice kinini n'urubyiruko. Erega dore ga mubwire William, urubyiruko ushobora kumbwira ngo ababyeyi ntibagize batya, ariko iyo ufite agaciro k'ubuzima bwawe, ubuzima bwawe n'ubwawe, niwe ufite ubushobozi bwo kubukiza cyangwa ukabwica, kuko hari n'abana bakuze badafite ababyeyi babarera, kandi bavuyemo abantu b'abagabo n'abagore bitwaye neza. Ibyo rero nubwo ababyeyi babigiramo uruhare, ariko n'urubyiruko rugomba kumenya yuko ubuzima bwawe n'ubwawe, kubwica n'ibyawe no kubutunganya n'ibyawe. Akenshi cyane yuko bo babikora ntabwo baba bari hamwe n'ababyeyi, niyo baba bari hamwe n'ababyeyi babikora batari mu rugo. Icyo rero ngira ngo reka tujye dukoma urusyo, dukome n'ingasire nk'uko bavuga mu Kinyarwanda, tuvuge iby'urubyiruko, ariko tuvuge n'ababyeyi, kuko nabo babigiramo uruhare. Ese ubona ute u Rwanda rw'ejo hazaza, igihe muzaba mwarashaje? Twebwe tuzaba ari u Rwanda rwabayeho mbere yacu, ruzanabaho na nyuma yacu. Abanyarwanda bahindukana n'ibihe, nk'uko n'ubundi bwose uko basogokuru bari bameze siko natwe tumeze. Ibyo rero ni ibintu bisanzwe. U Rwanda ruzaba ruhari, kandi ruzaba rumeze neza, kuko erega nuko ngo umukobwa umwe agatukisha bose, uwo nguwo umwe wambaye ubusa ntabwo bivuga ko abanyarwandakazi bose bambaye ubusa. Ntabwo tugomba kubyamagana, ariko ntiducike intege ngo twumve yuko igihugu cyacitse umugongo, ngo hari umukobwa wambaye ubusa. Ibyo ni ibintu bisanzwe.
nta muryango utagira ikigoryi. ariko abantu bakuru bakunze kugira impungenge n'abayobozi cyane cyane. Oya, ni ngombwa kugira impungenge kuko niba uri umuyobozi ukabona n'umuntu umwe iyo mubuze, na Yesu yarabivuze ngo umushumba yari afite intama 99, imwe izimiye asiga izo, nako yari afite intama 100, imwe izimiye asiga 99 ajya gushaka iyazimiye. Ibyo rero birumvikana. Ariko kuki iyo yazimiye yagiye kuyishaka? Yagiye kuyishaka kuko ntabwo nayo ni intama ye. Yasize izo 99 zagiye. Yari abizi neza ko izo 99 yasize ntacyo ziriho kandi nizigira icyo ziho ari butabare, cyangwa umuntu ko yagiye gushaka iyo yari yazimiye. Natwe rero buriya ababyeyi bashobora kwamagana, abayobozi bakamagana kuko hari intama imwe iba yabuze ariko z'uko zose zabuze. Nicyo biba bishatse kuvuga uriya murongo wo muri Bibiliya. Wenda mbaza n'iyindi kugira ngo kiriya kitaza kukwibagiza yuko hari ikiganiro washakaga gukora, hanyuma ugakora icyo umukobwa wambaye ubusa kandi atari cyo twavugagaho. Pastor, dukomeza no ku ngingo n'ubundi nyamukuru kuko turahuza ibivugwa muri Bibiliya n'ubuzima busanzwe, kuko Bibiliya ni igitabo kiyobora abantu benshi mu byiza. Harimo abayidefinisa nabi, ariko twebwe turagenda dusanisha n'ibihari. Pastor, wumvise iriya nkongi yo muri Amerika yo mu mujyi wa Los Angeles? Narayumvise. Ako warahageze, hari ahameze hati kuko ukunda kujya muri Amerika cyane hariya? Los Angeles ni umujyi mwiza uteye imbere ariko urimo n'ubukene. Imijyi yose burya ni umwe mu mijyi nk'indi mijyi yose, ariko genda hazi kubona naho nize. Harimo ubukene buriya, nese ubukene bumeze buti? Ubukene nk'ubwo mu mujyi nyine, kuko mu mujyi habamo abakire hakabamo n'abakene. Ntari gusa Kigali ho ntubibona. Kigali ushobora kubona abantu barya bakagaburira n'imbwa, ariko ukabona n'abandi bagaburira umwana rimwe mu minsi 2. Ibyo ni ibintu bisanzwe. Koko se na Los Angeles birahari. Twatuzi ko biba mu bihugu byo mu birabura gusa. Ubukene buba hose, na Yesu yaravuze ngo abakene muzabahorana n'ahandi hose barahari. Pastor, iriya nkongi y'umuriro rero abantu bavuze amagambo menshi, amateori menshi aravuga. Bamwe baravuga ati umujinya w'Imana, ati muri Hollywood bashatse guca Imana amazi, none dore ibyeretse izoko. Ikibabaje nuko hahi atari muri Hollywood gusa, nubwo na Hollywood ubwo byayigezeho, ariko ntabwo ari Hollywood yahiye. So niba hari umuntu waciye Imana amazi muri Hollywood, Imana igatwika umujyi. Biriya ni ibyago nk'uko ibyago bihoraho. Turi mu isi kuvaho Adamu na Eva bakoreye ibyaha, ibyago byinjiye mu isi. Biriya ni bimwe mu byago bijya bibaho n'ahandi birahaba. Ntabwo twabitindaho cyane. Biriya ntabwo ari umujinya w'Imana nk'uko benshi babivuze. Imana irakaye ntabwo isi yaba ikiriho. Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi, umujinya w'Imana nawo ubaho. Ariko ntabwo mpamye ko Los Angeles yahiye kubera umujinya w'Imana, kuko buri mwaka haba, ubwo twatangira twavuga ko na COVID yari umujinya w'Imana. Ejo bundi twagize Marburg, uretse ko Imana yadutabaye ikagenda taradutwara abantu benshi, ubwo twatangira kuvuga ngo ni umujinya w'Imana. Ibintu byose twabishyira mu mujinya w'Imana. Iyo Mana rwose yabiteye ubwoba, inateye n'agahinda, kuko Imana ihekenya amenyo irakaye. Ntabwo ariyo Mana ngewe nizera. Imana batuka rimwe igasenya umujyi. Iyo ni imitekerereze y'abantu. Harimo abavuga yuko ngo hari inzu y'umukristo ngo yasigaye. Ibyo bintu mwazabivuyemo kuko ngewe mpora mbabwira ngo ko hari inzu y'umukristo yasigaye, hari n'iz'abapagani zasigaye. Nunasoma n'amakuru uraza kuzibonamo. Hari n'iz'abapagani zasigaye. Ntabwo iyo y'umukristo ariyo yasigaye yonyine. Inzu zose zubakishije amabeto n'ibyuma zarasigaye. Izahiye ni bafite uburyo bubaka muri Amerika, bakoresha ibintu bikoze mu biti n'ibindi bikoze mu mapamba bashyiramo hagati kugira ngo bagabanye ubukonje. Izo zarahiye zirakonguka kuko n'ibyo ngibyo bubakisha byongera imbaraga z'umuriro. Ariko amazu yose afite yubakishije amabeton ntabwo yahiye. Hari andi yagiye asigaramo, nureba uraza kubibona. Ari yagiye wagurumana nk'ibishara n'afite. Hariya ayo ngayo rwose wabo inzu zigurumana nk'amashara kubera yuko materiel zubakishije ziba zikoze mu biti, mu bintu bimeze nk'amabarizo, ku buryo iyo umuriro ufashe wenyine n'ibyo.
pasita buriya umuriro bajya batubwira muri bibiliya bajya bavuga yuko ngo imana ngo izatwika ngo abantu bayigomeye ngo bamwe bakajya mu ijuru abandi ese ko uriya muriro bajya bavuga koko imana niba idukunda twebwe nk'abana bayo nk'uko amadini amwe n'amwe abyemera harimo abatabyemera ko turi abana b'imana nk'urugero nk'abasilamu bavuga ko tutari abana b'imana ahubwo ngo turi ibiremwa byayo ese ko niba turi abana b'imana idukunda buriya umubyeyi yatwika umwana we uriya muriro ariko mwese nibwira ko imana mwarayifashe muyihindura umuntu ntabwo ariko bimeze se nta muntu imana izashyira mu muriro ariko abantu bazawujyamo urahari bazawujyamo ariko imana si izawushyiramo imana yaciye inzira irabwira ngo iyi nzira nimuyicamo muzarangiriza mu muriro iyi ngiyi nimuyicamo muzarangiriza heza mu ijuru uzahitamo guca muri ijyana mu muriro azajya ariko atari imana imujyanye niwe uzijyanayo ubwo ni ukuvuga yuko imana izatwika abantu nicyo bivuze kuko ubundi abazakora ibyaha izabashyirayo birumvikana ariko ubundi kuki mubishyira kure ubundi bakiri hano ku isi ubundi barimo gushya ariko ni impanuka gushya uyo ntawe utari gushya n'umuriro ubuze iyo umuntu yicaye akagenda agatwara imodoka akabona agasinda akayikubita ku gipoto ikangirika harya ubwo nta gihombo kiba kirimo iyo umuntu agiye agasambana akarwara sida harya ubwo nta gahinda bitera cyane burya rero umuriro utazima tutangira kuwusogongerera munsi naho ibyo kumubwira ngo abantu ngo imana ngo ntizashyira abantu mu muriro imana ntimukayigereranye n'umuntu imana yashyizeho icyerekezo ishyiraho inzira yo kugendamo uhisemo kugenda mu yindi nzira zarangiriza aho yajyaga nibwo imana yabivuze buriya bisaba buriya se umubyeyi buriya ni irihe kosa rikomeye umwana yakora umubyeyi ariko nakubwiye ngo nta muntu imana izashyira mu muriro ubu se umubyeyi yabwiye umwana ati ntuze gukore kuri iriya mbabura hanyuma yareba hirya umwana agakubita ukuboko mu mbabura byamubuza gushya ubwo se ahiye wavuga ngo umubyeyi niwe wamutwitse ngo ko umubyeyi ngo yaracanye imbabura ngo hanyuma ngo umwana ashyiramo ukuboko arashya imana yaratubwiye ngo aha ntimuzahajye uzakomeza akahajya ni nk'uwo mwana witwikira mu mbabura ibyo rero ntabwo warenganya imana ngo uvuge ngo imana ngo y'urukundo ngo kuki ngo yareka abantu bakajya mu muriro yaratubujije yatubwiye kitubuza kujyayo turanga tujyayo so imana muba muyirenganya pasita hari umuvugabutumwa witwa Gitwaza mu mpera z'umwaka ushize kwa 12 yigeze kuvuga ku bantu b'abarasta avuga yuko ngo ari abasatani iriya myemerere ngo ari iya satani birakaza benshi hari n'abashatse gukora imyigaragambyo leta irababuza ngewe biranarabishyigikiye yuko leta itabahereza uburenganzira bwo kwigaragambya ese uko umuntu ubwo abaye yemera satani abaye ari byo kuko byaba bitwaye iki niba musenga akamufasha ikibazo byaba bitwaye reka nkubwire ngo ntabwo niyumvisha umuntu wafashijwe na satani ubuzima bwe bukaba bwiza niba hari wazamushaka ukamuha interiviyu hanyuma ukazatubwira birasa Gitwaza yavuze avuga yuko ngo idini rya Rastafari ni irya satani abantu benshi bararakara bamwe bavugira mu matamatama abandi ngo yararengereye biriya by'ubundi bwo ntago ari nko kwibasira ko hari abo byababaje kandi nawe ibyo byose ntekereza yuko yabivuze atayobewe ko hari abo byababaza bura ibintu nka biriya ariko giye ngira ngo kuba hari abo byababaje barahari benshi kuri jye si cyo kibazo
ikibazo ni ukumenya niba ibyo yavuze ari ukuri cyangwa atari ukuri kandi urwo rubanza sindi buruce kuko ntabwo nk'abuza kuko mu bintu tuzi yuko uzi harimo n'amateka ese ko biriya yavuze ko nibyo ko abakomoka ku myemerere ya Satani abarasita bon ikibazo cy'abarasita reka ne kugana mu murongo uza gutuma nanjye mpangana nabo ikibazo cy'abarasita nuko banakigize kinini babigize binini ariko ndibwira ko atari cyo Gitwaza yendaga gukosora kuko nta nubwo Gitwaza yavuze biriya akosora abarasita yabivuze akosora abwira urubyiruko rwo mu itorero rukora imirimo mu itorero ko rutagomba kugira amadrede so iby'abarasita rero reka twe kubikoraho ikiganiro tubihorera abarasita bihorere twe kubikoraho ikiganiro ibyo Gitwaza yabivuze nk'umuyobozi w'itorero kandi abifitiye uburenganzira mu itorero tufite uburenganzira bwo gushyiraho disipurine y'abakristo bacu uburyo bitwara niba mbabwiye ntigewe nta muririmbyi nta ukora imirimo mu itorero nzabona ngo mwemerere ya afite amadrede cyo ni uburenganzira bw'itorero nkuko hari abandi bakubwira ati kugira ngo ukore umurimo ugomba kuba uteze igitambaro udateze igitambaro ntituzakwemerera cyo ni uburenganzira bw'itorero ibyo rero ni za disipurine z'itorero ngira ngo ntabwo twabitindaho ariko we ikibazo ni uko yarengereye akavuga yuko njye nabyita kurengera akavuga yuko ayo marasita ari ayo kwa Satani niba ari yenda yarashaka kugira ngo atange urugero rukomeye urubyiruko rwe ruri buze kumva bo ntaganiriye nawe ibyo ntacyo nabivuga ngo mubaze niba utekereza gute rega nkwereke iyo umuntu avuze ikintu kikazana impaka ntabwo ari byiza kubigira ikiganiro kuko ubwo nawe urimo kongera umuriro muri za mpaka kandi izo ni impaka z'imburamumaro zitagira icyo zumva ariko ubu ushobora kubivuga mu buryo buri constructive cyangwa bwubaka ariko oya ikintu cyabaye impaka burya wenda mwebwe bituma abantu bagira amatsiko yo kubireba mu biganiro n'icyo ariko ntabwo Bibiliya nabitubuza nuko abantu batabizi ubundi biratubwira ngo ntugashyushye inkuru ibyo rero byo gushyushya inkuru ntabwo ari ibyavuga butumwa inshakira ikindi kiganiro gifite umumaro ntabwo mpamya ko abaviewers bawe hari ikintu byabungura ku icyo nababwira ku barasita kuko abenshi si urifashe ngiye gufata isaha yose mvuga ku barasita kandi mbwira abantu batari bose nabo mbabwira iki kireka numbwira ko aba viewers bawe ari abarasita wenda nanjye ubwo nagira icyo mbabwira ariko ndahamya ko atari kuko sinabo benshi mu baturage system ya YouTube ntago yitwereka status y'umuntu niba ari umurasta cyangwa yindi kwereka aho baherereye gusa wowe ujye ushaka ibintu bifasha abakumva ibitagiye ubundi ubwo tugiye mu mpaka z'abarasta byakungura icyo umuntu yaba ari umurasta cyangwa atari mujye muvuga kuko buriya ashobora kuza ndi n'umupfumu n'urugero nkumva urimo kuvuga ubutumwa bwiza bunyungura bunyubaka bumpindura nkayinduka ariko iyo wicaye ugatuka ari umupfumu bivuga wowe n'urugero ushobora kwicara ugatuka abapfumu ndi umupfumu ahubwo nturiye udutuka ntacyo amaze ariko ushobora kuvuga ibintu nkabyumva nkavuga ariko uyu muntu ibintu arimo kuvuga ndumva ari ibyanyu rero mujye mwiga kuvuga ubutumwa bwiza muve mu bintu by'impaka zitagira umumaro okay Pastor Bibiliya ikunze kuvuga yuko ubuyobozi bushyirwaho n'Imana cyane ese koko nibyo koko nawe ni kubyemera ubuyobozi nota abayobozi n'abayobozi n'ubuyobozi ubuyobozi Imana ntigikunda ikintu kitagira ubuyobozi ibyo yaremye byose bigomba kugira ubuyobozi ariko abayobozi bose siko bashyirwaho n'Imana kuko benshi bashyirwaho n'Imana tutayibajije rero kuvuga ngo abayobozi bashyirwaho n'Imana ubundi Imana se yabacishije ijya kubashyiraho bamwe tubatora muri demokarasi abandi tubatora mu ntambara turwanye abandi tubatora mu manyanga abandi tubatora Imana ibiri he cyakora ubuyobozi bwo bwashyizweho n'Imana kuko niyo yaremye ro principe ihame ry'ubuyobozi ni ihame ry'Imana kuko Imana ishaka ko ikintu cyose kigira ubuyobozi ariko abayobozi nk'abantu ntabwo bambwira ngo bose bashyirwaho n'Imana kuko benshi tubashyiraho nta n'Imana yabijemo exactly
pasita, igihugu cyacu cy'u Rwanda nyuma yo kunyura mu mateka ashaririye abantu benshi bakuru bazi, ikaduhereza umuyobozi kabisa akagishyira ku murongo, uyu muyobozi urisiriye byatari. Iyo ugiye kwitegereza ubona ute u Rwanda nyuma y'umuyobozi dufite? ariko mwabanje mukabaho u Rwanda mu gihe cy'umuyobozi dufite, nyuma y'umuyobozi dufite muza, ariko niyo mpamvu haracyari imyaka. Ibyo rero mbona abantu wowe uri hano muri 2025 umuyobozi dufite twamutoreye manda y'imyaka 5. Nyuma yaho mu buryo bwa constitution n'indi myaka 5 arayemera. Kuki ugiye kumbaza ibiza mu myaka ngo waretse tukabanza tukarangiza gahunda dufite muri iyi myaka 5 tukazongera tukongeraho zindi gahunda zindi myaka mbere yo kumbaza ngo bizagenda bite nyuma ye ntabwo aho ngaho hanyete. Giye kinyenteresa ni ibikorwa. Reka tubanze dukora ibikorwa ibyo bya nyuma tubizabizanye. Impamvu wenda y'ibyo ngibyo nuko nubwo uvuga gutyo ngo reka tubanze dutegereze, habaho niyo mpamvu mu Rwanda dufite vizo 2050. Ibyo byose hari imyaka n'imyaka, natwe tuzaba twarashaje. Njye kwicaye imbere nzaba afite imyaka hafi 60 ya 60 zabirimo. Urumva ko projection muri 2050 yewe nshobora kuzaba ntagihari. Uzaba uhari, uzaba ungana na Mpyisi, muzehe Mpyisi igihe yari myaka. Reka mbyemere nzaba ntarageza no ku myaka ye. Nzaba mfite 92. Reka mbyemere, ariko nibaze ngo none se ko dufite viziyo ya 2050 ubwo u Rwanda ruzaba rusa na n'iyo viziyo. Ubwo urumva ni dushyiramo imbaraga tukayigeraho, u Rwanda ruzaba rusa na viziyo twihaye. Pastor, abantu benshi bakunze kuvuga yuko Imana itabaho cyangwa ibaho. Harimo bavuga yuko ngo Imana itabaho ahubwo habaho natire mu Kinyarwanda yenda ni nka karemano. Ese uko Imana iramutse ihari koko abantu ntibaba ari bamwe? Ntibaba ari bamwe. Kuki? Kubera yuko akenshi ushobora nko gusanga hari nk'umuntu ushobora kugaburira imbwa ye nk'uko wigeze kwivuga, undi akagaburira umwana hafi hashizeho iminsi 2. Abantu barimo bashingira nko kuri urwo rugero bavuga yuko itaba ahubwo habaho natire, kubera ko ibyo bintu ari natire akaba yavuga yuko Imana itabaho. Ntabwo nzi ko kuba hariho abantu bakennye n'abakize byaba ari ikimenyetso cy'uko Imana itabaho, kuko gukira no gukena byo ubundi Imana twese yaduhaye amahirwe angana. Twese tugira amasaha 24 ku munsi, tugira iminsi 7 mu cyumweru, tugira iminsi 365 cyangwa 366 mu mwaka. Buri wese agakoramo imirimo. Ntibikuraho ko bamwe batagize amahirwe yo gukira, abandi bakagira amahirwe yo gukira, ariko ntabwo ari igihamye ko Imana itabaho. Kuba umuntu umwe ashonje undahaze ntabwo ari ikimenyetso cy'uko Imana itabaho. Pastor, bajya bavuga hari abantu benshi bakunze gutera urwenya kuri Bibiliya bakabaza ibibazo biri niba umuntu yabyita fani. Hariho nigeze kumva baza ngo ubukwe bw'Ikana Yesu yatashye agahindura amazi divayi ngo hari harongoye nde? Hari harongoye nde? Ariko ubundi ngira ngo wari warongoye kumenya izina rye cyangwa kutarimenya ntabwo ari cyo cyangombwa, kuko n'uwanditse iriya nkuru icyo yashaka kwerekana nuko Yesu yakoze igitangaza Kana y'i Galilaya. N'undi wari kuba yarongoye wari wese yashoboraga kuba we cyangwa jyewe iyo Yesu yari kuba hari gukora icyo gitangaza. Ntabwo rero ibyo no guta umwanya Yes. Urumva niba biri itabyanditse ku cyo ugomba kubitindaho. Se kuki itamuvuze? Nuko itashatse kumuvuga mu Bibiliya uko yanditse nuko yanditse. Nta kwijya hejuru cyangwa munsi. Ariko z'ubundi ubwo urabimbaza ngo bigende bite? Ubwo batamwanditse twebwe kwirirwa duspekera ntacyo byatumarira, kuko hariho n'abandi hari n'ibindi byinshi utazamenya amazina y'abari bahari.
none bakubwiye ko Yesu yahagije abantu 5,000 ubajije ngo abo bantu bari bande ninde wababaze ninde wabanditse wamumenya kuko bavuze umubare ntago bambuvuze ariko umubare barawuvuze ubwo ariko ntago ba specify ntago bavuze nyakuri wari warunguye nta byanditse ariko se mbaza ikindi kibazo yo nabigushuje nta wanditse kandi niyo waba barabyanditse ntabwo muri icyo byakungura pastor bavuga yuko ibi Imana ngo igitabo Bibiliya ari ijambo ry'Imana ngo cyahumetswe n'Imana ngo ese ugiye kureba ko nta yindi Bibiliya no kuvuga ko Imana yarangije kwandika icyo twita Bibiliya cyanditswe rimwe ubwo ibindi bisigaye bizaba ari ibisobanuro n'inyigisho ariko icyerekezo turagifite ni nk'uko igihugu cyandika constitution imwe amategeko yose akazashingira hari amahirwe yuko Bibiliya yazongera kwandikwa yararangiye